urumva ko yari yaguhaye ko ugomba kuza ukabishyiraho umucyo nk'ibyo wakoze uyu munsi. Biriya wakoze uyu munsi wakabaye warabikoze cya gihe. Nuko pasiteri wawe aba aranze ngumva ahita ambwira ngo njye Gashu ngo nta muntu utazi ngo ubwambure bw'umuntu ngo ubuze kuva mwavu kangorwa muri abantu ubwambure bw'umuntu nta n'indi ngo nakenera n'ibindi ngo azambwire ngo mbimuhereze. Icyo ndavuga uyu pasiteri we ni gatike ga pasiteri wifuza ko akantu ke gahora kari kurunguruka hejuru yuko yakabaye network sinagire gukunda ariko ntasira mu urumva. Ndamubwira ati ugenda ukureho bino bintu uyu mwanda biriya wakoze uyu munsi byawe bitarafatiye intera. Ubwo pasiteri wawe yigira danje namubwira ati ngewe rero ntabwo nazajya nkomeza nkukurikira mu mutwe wanjye harimo biriya bintu nabonye by'urukozasoni wifata uri kohereza abantu ngo nzu nambwiriza ijambo ry'Imana bikunde pe. Numvaga ibyo bintu bitanshobokera singiye kubabeshya. Nuko pastor wawe yanga kumva akomeza avuga ngo ni boxer yari iri kumurya ngo ni boxer yari iri kumurya. Boxer yakurya boxer irakurya sukikinisha boxer irakurya se bikagenda gute? Ndari namubwira ati okay wakare wambwiye ngo nago nyisobanura uri kumamagara noneho mbaza iki uri kumbaza iki nakwemera yuko ntari bugira iki nakwemera yuko ibyo niba ari nimero yawe udashaka ko ntanga nayo ndi butange nta n'ikibazo mfitanye nawe nta n'umuntu wanakuntumye ariko njye nago nkunda amafuti. Nuko pastor wawe arakomeje twemeje uburyo ki ari ntuze ngo ari akomeje twemeje uburyo ki ngayo mafoto twabonye ngo ari boxer yohereje umuntu. Ndamubwira ariko twebwe ntago ari boxer twabonye kubera sinzi umuntu wahise amubwira ati kandi karanasiramuye kubyumva. Nuko arakomeza ngo ariko nyine ubona ari nk'ibinazi njye numvaga nari niteze ko ari buza akahita bigira ibintu byoroshye urumva nk'umuntu ushumbye abantu buri umva nkubwire. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri Hanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077934171225 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Nshobora kuza hano nkakora ikintu nkuko ngukundi kukubwira okay njye nshobora kubivuga kuko ntambaye isura y'umukozi w'Imana urumva. Bakavuga bati uriya niko yabaye arakagenda usura niko yabaye ariko pasiteri umushumba muzima ibya mbere twebwe bajyaga bakubeshyira turagenda turakurwanirira. Ngewe rero nago ndi birabirobo ugenda ugashorera ngo genda uvuga ibi ngo genda ukora ibi nago ngende muri ibyo ngibyo ngende icana nkashishoza nkavuga si uyu muntu ko karashobotse. Abantu bakavuga ngo nagushobotse narangiza nkaceceka kugera aho natangire nasanze uri kuboroga ndavuga ati ngomba kukurwanirira buriya gigi ni udashobotse ngomba kukurwanirira umuhenerezo mbona uri kuboroga ndavuga ati ngomba kukurwanirira umuhenerezo. Nangira kukubwira ukuntu gigi yambwiye ngo uri buryo ikigini ngo sinkaze kuri pano yawe numva biranambabaje numva gahinda karanyishe urumva. Nyuma rero maze kumva ibyande maze kumva ibya gigi urumva nago nawe bwumva uruhande rwa pasiteri gusa. Gigi nawe baravuze ati rero Gashu ntimukaye mufata uruhande rumwe ubu se uyu nguyu uko bimeze gutya na gutya mba ndamubwira ati niko pasiteri muzima ruri kwirizwa kuriya mu by'ukuri nagize n'ubwoba pe. Ukaza hano ukarira kuri pano ukifatira abantu bose ukumva yuko zabagiye bigorye nuko abarariza ndamubwira ati ko pasiteri iraga nijoro Gigi aho wewe munyamafuti Giga barambwira ati njyewe nago ngende umunyamafuti gutya na gutya nyine turavugana no mba straight ndavuga se Gigi urifuza ibintu byawe na pastor mu birangize. Giga arambwira ati njye namubwiye yuko agenda akabishyiraho umucyo ibyo bintu bikarangira. Pastor njyewe igihe navire kwa Giga urumva numvaga yanatinze ngize Imana arahostinga ndajoininga nk'abandi bose sinzi umuntu wavuze ati ariko pastor hari akavideo kaduciye muri humye
pastor ngo turabimubwira nyine tumubwira uko bimeze nk'umukozi w'Imana njye niteguye kagiye kwita avuga ngo urumva n'ukuntu yagusengeye kunsengera se ni iki ko harangiye nagiye gutara amakuru ako murasetsa mbaragiye iyo gusenga singenda nkajya ku rusengero cyangwa nkapfuka imbere y'Imana ikagira live best restricted muri reporting ariko n'ubundi nongere nyigarure ndayimana nongere nyigarure kandi banze mbaboroke mwese abambari ba pastor urumva abaragiye ndabanza ndababoroka mwese ubundi sigare nivugana nuko abaragiye pastor agize iki ibi byose ni ibintu ugira ngo uhishahishe rero nago wahisha abantu bose ngo bagire ibimaro nuko pastor kandi nakubwiye ngo ntago ndi kugutuka ahangaha pe ibyo bintu byose byabaye ku manywa y'ihanga utwicaye hari iwawe kuri pano yawe nuko turaganire pastor aho kugira ngo azavuge ngo umva ibintu byarabaye hari wenda ikintu nagiranye n'uriya muntu koko na ba Dawidi bose barabikoraga ushaka ukuntu tweskoroka nko mu mirongo y'Imana uri kubyumva ngo nkora iki kora appear nyikora gute shu urumva ushaka ukuntu tweskoroka wenda uvuga ati na Dawidi niko yari ameze utubwira ati na Samson byagenze gutyo wowe wahise uvuga ngo ngo nagenda yisharinge rwose ngo nta kibazo mfite ngo nimukenera n'izindi ngo nzazibaha ubwo sugo ngo urumva umuntu muzima ufite amatwi mazima uretse bira birogeye waroze wumvaga koko umuntu tuzi wawe dufite ibyaha tugira ngo tuhakirire ibyaha none bibaze kuva nko kwiba ukahituza nawe ku mukozi w'Imana uvuye kwikinisha ngo agusengere ibyo bintu turabiretse birarangiye bivuye aho ngaho ariko ngiye numva sinyuzwe pe nubwo yanaje no mu gikara avuga ati iyi restriction nyikorera iki mumbwiye ikintu gikorera nubundi ariko nubundi ndabagana ngo mubabarire sheri nago ngerega nago turi gutukana naho turi gutukana Doroka turi kuvuga ibintu byabaye ibyo bintu se byabaye twese duhari nuko tuba turicaye bibaye aho ngaho nyine birarangiye tubivuzeho kugera igihe abantu bose bazaga bakubwira se mbanze ndebe abantu bari kuri restricting urumva kugeza igihe nuko kugeza igihe we yakomeje nyine yitsimbararaho ndamubwira ariko Gigi yashatse ko ibintu birangira bigenda gutya na gutya ngo ndamuga ati ushatse wowe wabishyiraho umucyo ukavuga ati ni ibintu byabaye ariko mumbabare mwaba Kristo mwe erega nta muntu udakosa ahubwo we wese wivugisha ibiki wese uvuga ngo mva ngo ngiye nta muntu nzasaba imbabazi ngo nta muntu nzigera ngo nsaba imbabazi mu buzima wibagiwe kuri kuvugira imbere yabo ushumbye ngo nta muntu n'umwe ngo nzigera ngo nsaba imbabazi ngo nta muntu nzapfukamira ngo na hejuru y'amafuti yawe ibyo birarangiye ubwo simwe muri kumbaza ngo ikintu napfuye n'agatema gatema aranyandikira abaravuze ngo oya noneho sinzi umuntu wari kumubaza ngo nese ngo pastor ngo ubundi ngo nibyo ngo byanyabyo urumva hari abatari babizi bari abasimba kundana abandi bose nuko abaravuze ngo umva ngibyo ngo ngiye nago bindeba ngo nimukenera n'ibindi ngo nzabibahereza ariko se ngo utarabikora mwese ngo nanteriwe tukumva koko nta kibazo twarabikoze ariko tukumva none umuntu turi kumwe n'umunyamubiri kuturusha handi wanyawe rero nakomeje nkubwira ngo next nujya ubona abantu bakugaragiye ntukajye ugira ngo hari ikintu duha kuko hariya nta kintu duha hariya twazaga tuje kwiga ijambo ry'Imana uri kubyumva nago dushaka abanyamico mibi twaya tujya kujoininga ahandi turabafite ishyano ryose uri kubyumva umva mwandike good life uri kubyumva bari kundipotinga uri kunyumva good life apana good life nuko ngenegereza ko wenda yexkiza ku baturage nta baturage ba Kristo ndavuga ko uyu mupasiteri nagashobotse pe umupasiteri none nanjye kubona katagize ikadashobotse urumva nuko biba birarangiye none ahantu byaziye kubera bibi cyane aho twatangire na bagatema ngewe ndicara iyo live yabaye ejo bundi ndicara mu mutwe wanjye ndavuga yuko buri Hakim pe pastor Hakim neza araturagiye turagire ndamubwiye noneho
nuze uri Godfather ahita avuga ngo pastor nyine amubwira iki ngiye nkagira ngo barabigimuzi barangiza ikibazo cyane cya Gigi nkamubwira ariko pastor birangiza ibyo bintu usaba imbazi Gigi cyangwa se mo kimwe ugenda umurego ubwo ari kugusebya ibyo bintu ntago aribyo gusa ngewe nari nabibonye isura ye yari irimo kuko ngiye nangira kubibona natangiye kubona mbona video pastor nyine agaramye ameze nk'umuntu nyine ufite stress nyinshi umutsi hano mu gahanga wireze nyine ubona ameze ukuntu nyine ameze nk'umuntu ahamutse none wongeye kubona mbona no hasi nyine ari gukomeza okay ibyo ngibyo katubireke tureke gushyira misebanya katwikomereze uri kubyumva gusa wari uri kuvuga ngo ngiye ngo ndima amashitani ahubwo amashitani ari mu maguru yawe nawe ubanza utsinde shitani mu aho ngaho hasi hagati y'amaguru yawe nuko birangiye ubwo nibwo nagize iki naricaye mfata ibya Gigi ndicara mfata ibya pastor sha pastor mbona nagushobotse pe noneho ndaza mba ndicaye iki nza hano kuri live ariko ubwo kubukeye bwaho ubwo Gatema yari yatamiye bamuhaye ubuzibyo abarangiye ngo se gashu kwako ni kanwigira ngo se gashu ngo namafaranga ngaye ngo baguhereza ngo ko ngiye ngo bamaya ya naya ngo kugira ngo biriya bintu byihorere ndambwira aho Gatema ngewe ndya amafaranga Nyagasani yampaye urumva ndamuga ngewe n'icyo dufaranga twavuye mu maboko yanjye cyangwa se Nyagasana akagira iki akambresinga pe ndamubwe buriya ngiye niyo nakwirira utudodo n'udushyimbo n'agaceri nta kintu babintwaye Gatema arakomeza aransengeza akagaruka ngo nese ngo gashu ndamuga si ubundi babaguhaye ngaya ariko ndi kugira iki ndi kugira ngo mukuremo amakuru ka Gatema kamaze igihe kazi ngo turi inshuti ye buriya nubwo ngiye naba inshuti n'umuntu ndamubwira namubwiye n'ijambo ndamuga Gatema rero ngewe ngira umunwa nshobora kurya amafaranga y'umuntu ugasanga ejo mvuze ijambo hano ndaje nkabivuga kandi nanayariye ugasanga bibaye bibi cyangwa ibintu byaba uruswererekane kuriya uruhererekane byaba uruhererekane kuriya ugasanga ngize iki ndacitswe ndabivuze ngo ndamubaza se yaguhaye amafaranga ngahe se basi twumve niba arimo agatubutse ko twari turi no kwisekera nyine twabigize brag Gatema arambwiye ngo yamuhaye $1,000 numva nikanzemo ndavuga ko uziko wa muntu ari seriye nuko biba birarangiye nanone Gatema yambujije amahoro noneho mu gitondo nasanze yahamagaye ndamubwira rero ngewe Gatema n'ubundi ntayarya ngewe n'ubundi umunwa wanjye sinzi ikibazo ufite n'ubundi nzabivuga nta nshuti z'iki gihe ntago wafata ubwo ntago mwazamufata ubwo bunyanga bwanyu ngo umuntu ajya kububika n'amayanga yacu aba yaratunaniye kuyabika ngo turajya kubika ubwo bunyanga bwanyu inshuti se zahehe sikigariwe wowe uri gufata amanyanga ukayazana hano warangiza ukajya kwivugisha ngo inshuti ndamuga ati ngewe nabonye umunwa wanjye buriya hari ukuntu uba wiyizi byanga byakunda ukaba uvuga uti ngewe ngira umunwa narabyakiriye ni nawe nzazira aho kugira ngo udufaranga tw'abandi ejo batundutse reka mbyihorere buriya n'ubundi bizageraho nyine bishire kuko n'ubundi ntagahora gahanze ibi turabivuga ejo n'ubundi bizarangira injajwa yawe mba ndaceceka ariko nawe nicaye nkumva ibintu bikuntutumbamo yo guys bimeze bite ewana ushobora kuba uri umukobwa umva urambiwe gukoresha inzara bagukorera zigatazomuka mu cyumweru kimwe rero umva hano umuhungu witwa Ashyize kabisa kuri hano mu gisimenti reba inzara akora zimeze neza inzara z'abasirimu inzara wajyana ahantu hose kabisa uko uri kubona muri iyo video umva nimero niyo ngiri kuri screen yawe niwe niba ushaka kumwandikira wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp aragukorera inzara zimeze neza uzanshimire nyuma kabisa bamwita Ashyize mbere 078 462 ewana mwandikire cyangwa umuhamagare ubundi agukorera inzara nziza pana bimwe bagukorera bigahita byomuka ewana let's go.